Buruzi ukuntu cya kiba cyaje nta n'amasegonda 3 ukoze nkorera rimwe nibangiza ubone ugende ndabanemeye ibintu byo kubikora rimwe ndabanemeye bambe kuba cyane none ndikumva ko umugabo wanjye atabishoboye wogeza gakuri ari kurizwa uwezi umugore hanze gute ndahiturutse Cheri nizera nako bikoze neza umva byo washakaga rero uyu munsi wabigezaho kabisa intego yawe ibiyemeje yagezweho kabisa bwese burukoze Gwambira ukoze buruzi ukuntu cya kiba cyaje nta n'amasegonda 3 ukoze nta n'iminota 5 nzi ko tugiye kubikora nk'amasaha nk'abiri numve kunyemeshe nta kirukoze nta kintu ngoze no kumbabaza buri kunyica n'ukuntu umugongo wavunaguritse nta kintu ngoze ukoze iki se kumara yanyu n'undi babaye bamuzenda cyubita nta kintu ngoze ntacyo pe ego ni n'ibikira babara ndi kuribwa uri kubicisha uburibwe mu mubiri say they wise nubwo nta kintu ngoze bisigura nta cyo maze ntacyo nyine wakoze mumu man che utabeshe dukoze amasaha ngahe nshaka ko ni mu amasegonda nkaje Nushatse kuvuga ko igihe twabanire nta kintu ndakora kuva twabana ntacyo urakora mpaye none se barabana twabyaranye ubwo ushatse kuvuga ko ari ndababyara sinyire niba uzi neza ko utabikora neza wasanga naraba ubwo bura hari n'ibanga umbishe ubwo bura n'aba twabyaranye ubwo ushatse kuvuga ko atari njye wababyaye none ninde sha ndakumenye bisa ngaho ubwo nderera abandi ugiye sumujoro abandi bagabo bajyaga ngiye mu kazi tugende cyo kubinkorera rimwe nibangiza ubone ugende ndabanemeye tugende cyo kubikora rimwe ndabanemeye ntujye kumvunagura nyine n'umorera rimwe none ndumva ko nanyuze gutya nago none ubwo imbaraga ndazikora zo gukoresha byo gukora mu kazi niyo tutarye no mutwe kabinkorera nta kibazo wisemo kubura nari bambe kuba zandarara ku majuru ndi mu bikisi mu kaye kazi mbese igema nabi gukorerwa ntabwo uba wayize njye nta kintu wakoze umugore yabaye gikuzana twabigiyemo iminsi yose imyaka yose ishize yose gusa ako niko kazi okay nari bine bitabishaka byorero gira kazi rero urivumbuye yakangura ndasanga unambaye jito ndabizi wangubise na jito ndikuburira ejo bundi Yesu ugiye kandi ahubwo so ugarushije gufatira yego sigaye mwarananiranye ko ubu ngubu urashogosheye uragiye usize urugo ubugeze unakubura Yesu ugiye oya mbwira ugiye no ariko wavuze ko wagiye wewe ugarutse uje gukora iki ubwo kubanje gufata igiti yose ngo zikose Nese wagiye utagitwaye uzi ko ugiye gukora iki ahubwo ugiye he yujya kwa mama wose ukajya gutererwa ngo ngaruka ubu uracyafite umujinya tu ndisiko nta kintu uba wakoze ubwo nakubwira ngo ngo nta kintu mba nakoze ndagaswe n'unyumvire ndagaswe umuntu w'umugabo nta kintu mba nakoze ntacyo bora nta rugo nguhahire umahira se utamba ibindi nyene bivuze akira kumbeza ufunguzo nyine ugiye nyine fata izifunguzo ufungura ubujya ufata ibyo tugiye gufata ubu uragiye nta burenganzira bwabye nta gahushya nta kintu gupfa kugenda tu nari kubigusaba se udahari nk'umuntu ugiye ku musarani ngiye guhawa akira ngiye guhaha ariko nonoye ariko mara yanjye ugiye guhaha nta gafu kujyanye nta gakapu ko guhahiramo ugiye guhaha ndahera muri envelope ariko ndaba ndareba ibihaha ryawe uretse ndaba ndareba ibihaha ryawe ugiye guhaha urarufata ntarugufata umva uretse turaza kubonana ariko inzoga zararombye ndagasha atarimo inzoga ntabwo mada karame mugabo mwiza utamaga ntabwo yikise kandi ntacyo naringa gutuma ka nkaho ntume nta kibazo ariko usigaye unyima akantu k'akantu nawe shere wikajya ukabye nta bintu uzi ko umuntu yabirose bishiduka imbeba
cyaje umva nyine sheri nta kibazo turaza kugira nyine mu buri nta kibazo ngo bambwiye ibyo warumamagariye ukana burasanga na akanuza yakunzanira agakingi nako agaki akabiswi usura neza nawe wakarya ariko akabiswi nibyo kongorera ngirizo ugira nkunda ndaje ngirizo 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 nako akabiswi na marayika ntitwabimenye meze ute turi wa mukobwa abantu twagiye niwe nari negereje tugende ahubwo se umugore wawe nawe uri wanjye nanamukinya akakinda ko biscuit indi ni ya gahunda sibizi no mana yanjye umugabo yaramaze igi ariko unyicisha ifembo nizera ko warabinkorera paka nkumvise yose rarangiye ndabikorera paka barashi igisaha usakira nanjye roko nako naje nabyambariye ni neza binduka turebe binduka ndebe cyane unongeye kurya nganja gutya n'inzu nayigo tugende ariko si waretse kumbabaza cyane kumbabaza uri kugeza kuri cyane none ndikumva ko umugabo wanjye atabishoboye kabwa wogezaga kuri ewe aho gana ni sawa cyane basirekerera umunsi wose cyane arushye cyane haracyari reka ngere Imana we yarabiswe nayimariye mu nzamba wiki cyane kwicaza mbeba zigira fata zaranzengereje harimo imbeba yifu zatumaga tudakora ibintu neza ewe ngana n'iyimbwa ewa gira vuba umuhanzi urumva imirambo gusa nyina gira vuna afungure mbese weho afunze uretse maze gufungura bitarangiza kuzi ngwino narebe yambiswe udavuga ngo nawe naguze kandi naje ndi kuyirira mu nzira ndikuguhereza biscuit ndi kuyinyuza muno ahangaha ari mu rugo rwanjye uri mubi kwica imbeba mbabara ufungure kwica imbeba ndakica izo mbeba iri uri kwica zimeze ute Kazora ego mubanyi wanjye mugore hasi ko muna wamuhejeje hanzera aya ni karibu imbeba yarema kwica imbeba umva zaratuzengereje hano mu kugusura dufite imbeba zaratuzengereje ndakubwiza mukuri mbeba zigazije no mu rugi ko muna ari gukubita wasanga nyine ari gukubita icyuko ari kuyikubita imbeba umwuka ari kuyikubita imbeba arangiza agahita yisunika ku rugi nyine ari kwitaza Kazora kwica imbeba ariko umva yana nuko bishoboka fungura ntabwo bikunda ufungura ntabwo byemera iminota 2 turashize none iyo minota 2 umva babari rufungura simbishaka ariko sindi kugwa biscuit yereza imbeba umva ntungereranye n'imbeba ugiye kuyihereza biscuit babari rufungura wagera singa amazi umunsi wose ari kwica imbeba byagiye ute wa mugabo wahora niki yanumye kugura biscuit sai naje naze inyuma y'urugi ngari kwica imbeba ndangwishira amafaranga yawe mwa aya kare kashange senge nge bambyariye mu gafuka kubera mu nzu yaje kuko nyagasani turashize none mara koko kubirikiwe meki ibintu biba kabaye no dumi niri se kumva mu wa mugabo wambabara ko ndimo kuvagira n'ijwi ry'umugore ntabwo bishoboka mara koko ibi bintu bibaho koko ni umugore ndi kumva cyane umwana wawe uri kumva basa umugore ntabwo bishoboka mufungure ntabwo bishoboka sohoka turicana wa mugabo we aya nge ndi kwibaza ari kumwe n'umwana cyane umugore byawucuke ngo ngiye kugura biscuit mfite gahunda n'abandi bagore umuganiza ndaje none ko kazi kanzanye akira amafaranga yawe negendere sha nagiye niko byagiye gusa uri kurizwa n'iki byagiye
Sama mugwanyi wanyu. Uyu mugore wawe karikurira byagize. Nze ya rikurizwa Wowe uzi umugore hanze gute? Ndahiturutse ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka yaraje kukureba. yaraje kundeba igihe nkabane mu nzu naze hano naze hano ntabwo bishoboka Nako byashamu wanyu. Ndashaka wowe urukundisha ukumbere Zimeze kimongore ziti. umva. Ubwo Utonda ntago dengana nawe. Ntago ndi oya gusobanura. nemeye gukubita mu nzu. Uyu nguyu kuki uyu mugore wawe aje ari kurira? Rikurizwa n'imbeba mukesha. ndikurira naje wese ko wiganze bigiyute Wanyu wawe. ngaho nyagasani ndebe iyi myenda bari uri kwica ariko muri kuza muyisohokeshejwe n'ibiryo kurusha ngo wishimeba ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka Ndi kureba mumbwire amaso nambaye amarineti cyangwa nanjye nibyo ndi kwibaza niba ndi mu nzozi simbizi Agakingirizo nako biswi nagutumyire. rwanyumviye umugabo wanjye ni umuhehesi kuva na kera yanumye biswi ari kumbaza agakingirizo ibintu bibaho umugore wanjye Umugore wawe. ntabwo ndi kubyumva. ntabwo byeme Hano ntubu uje guhaha buriya muri make. Aha ntubu uje guhaha. Burari cyo yakuburanye. bari icyo yagize utuwasi waguranye iki Ngo mu ndera iryo haha ry'ikigero kuri kw'Imana. Kirari. bakivuga Ariko ngibaza ukuntu umugore ajya guhaha nta n'agasakoshi afite. ngo nawe mbari Ariko ari tayari. ubugabo bw'iki gihe mana yanjye Uko nagucekamo n'injisha. ariko si urarinda wamukubitirwa umuhori icya mbere cyo tujya mu buriri ukankura rimwe ngo wamaye ngo niki ibi byose satungwa nabyo ari byo byankuye mu rugo none nawe uzajya kuyunguyu umva icyo namurusha umva nawe kamubwire sima ndakwiyamye kongera kungarukirana Nanjye naringiye ariko ndaje mukara. wowe ntabwo byashoboka ntabwo uragenda unsiga muri uru rugo ku Umva, ibi ngibi ntabwo mbyumva, ibi ntabwo mbyumva. hano wigira mu nzu Genda wagira basarana. kwicombe Mbwira ukuntu ujya ujya ku mugore wanjye. Tati, jya mbwira ukuntu ujya ku mugore wanjye. Ntabwo mbyumva. ushaka mu mudusi watijya kwicombe Abayobozi nabo baradukiza. Ibi ntabwo bibaho. Ngewe murayivamo. Nako naya. Bana ndi kumwembe. Kazura ngo wari date turagera nayo. ino nzu wo kugira nyive murayisohokamo umusaza urashize none